y'ubutumwa bwiza n'ibyo handi buri muntu wese akaba abizi neza, kandi buri muntu wese akaba umunyamwete, ukabakundisha gusoma, ukabakundisha gusenga, noneho ukabakundisha no gukunda nabo ubwabo. Uko niko umuntu abarinda. Ntabwo wajya ubafata ngo ubizirikireho ku mukandara ngo ujye ubagendana ngo bigushobokere, ahubwo nuko umuntu arinda iki? Umukumbi. Hepfo haravuze hati mu gukiza intama ze Kristo yatanze ubugingo bwe, kandi yashyizeho abashumba ngo bazikunde nk'uko nawe yababereye icyitegererezo. Muri kubyumva neza? Yesu Kristo yashyizeho abashumba, niyo mpamvu y'amatora abaho, abantu bagasenga, noneho Imana ikitoraniriza. Noneho ngo abo bashumba cyangwa se abo bakuru b'amatorero bagomba kuba ari abantu nabo bafite icyitegererezo kimeze nk'icya Yesu cyo gukunda. Ntabwo waba umwungeri udakunda umukumbi, ntabwo waba umukuru w'itorero ngo uba udafite umutima w'urukundo ngo bishobore. Birakomeye cyane. Niyo mpamvu ubucancuro buzamo. Ngo ariko umucancuro utari nyir'intama ntabwo yita ku mukumbi. Ntabwo agenza ati yita ku mukumbi, akorera ibihembo kandi arikunda ubwe, yikundira inyungu ze gusa, akurikirana inyungu ze aho kwita ku byo yashinzwe. Kandi iyo bigeze mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'amahina, mu gihe cy'ibibazo cyangwa mu ngorane, arihungira agasiga umukumbi. Rero Imana iturinde kugwa aho hantu hatariho. Ijambo ry'Imana ritwereka abantu babashe kuba abungeri, nk'uko tubisoma muri Petero, urwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 2 ugakomeza. Haravuze ngo intumwa Petero yihanangirizaga abashumba cyangwa abakuru b'amatorero agira ati, muragira umukumbi w'Imana yabaragije, mubikorere mutinuba, mutagenza muti, ahubwo mubikunze nk'uko Imana ishaka, mubikorere mutabitewe no kwishakira inyungu, ahubwo mubyitangiye. Ntimugatwaze igitugu aho abo mwaragijwe. Bikumvikana? Ahubwo mubere ubushyo urugero rwiza, kugira icyitegererezo cyiza. Umukuru w'itorero utirinda ntashobora kwigisha abandi ibyo kutirinda, nawe atirinda apfa kurya ibyo abonye n'ibyo akanywa n'ibyo abonye. Mu by'ukuri nawe ntiyabyigisha abandi, ariko hari n'abajya banarenzaho bakigisha abandi nabo ibyo badakora. Ibyo nabyo ntabwo byemewe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese ko wigisha abandi ntiwiyigishe, wa n'abandi ngo ntukibe kandi nawe ukiba, we n'abandi ngo ntugasambane nawe usambana, wa n'abandi mu kujya mu bintu bidafite umumaro by'ibirori by'amahirwe kandi nawe ubijyamo. Ibintu mu izina ry'Imana rituka mu bapagani ku bwacu. Ubwo rero umwungeri asabwa kugira, umukuru w'itorero asabwa kugira icyitegererezo, umukumbi nawe ukagenza ukamureberaho ibyo akora, nabo bakagenza bati, abizera bakajya bamukurikiza. Niba akunda gusenga, abizera bazakunda gusenga. Niba akunda gusoma, abizera bazakunda gusoma. Niba akunda gusura, n'abizera bazagenza bati, bazakunda gusura, azabibatoza. Rero ibyo byose umwungeri asabwa kubikora, kandi agomba kubasenga cyane. Pawulo aravuga ati, mwirinde ubwanyu, murinde umukumbi wose waragijwe n'umwuka wera cyangwa umwuka muziranenge. Muragira itorero rya Kristo ryaguzwe amaraso ye. Iryo torero ryaguzwe iki? Hari abantu benshi bavuga ngo itorero ryanje, ngo itorero ngo ni ijyanye. Uko ni ukwibesha. Itorero ry'Imana mu bagorozi nta muntu uvuga ngo ni itorero rye, ahubwo itorero ni iryande, ni irya Yesu yarimeneye iki? Amaraso. Ibyubahiro tubirambika ku ruhande, Yesu agahabwa iki? Icyubahiro. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Hano haratubwiye hati, nzi neza ko nimara kugenda impyisi z'ibirura zizabageramo. Ubwo bavuze impyisi ni mu Kinyarwanda kindi, ariko muri Bibiliya batubwira ko ari ibirura cyangwa amasega. Ntizibabarire umukumbi. Ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo 28 no 29. Rero bana b'Imana, wenda umuntu uragiye umukumbi, mu by'ukuri
wenda reka umukuru w'itorero ni kera muvugaho, reka mvuge no ku badiyakoni, ndavuga no ku ntumwa z'amatorero n'intumwa n'indangiza nsoza, ariko ndagira noneho ngenda ncagagura kuko ibyo twavuga byo ni byinshi, kugira ngo n'ubundi tubone umwanya tuza kugira ngo tuwukoreshe neza. Ubwo umukuru w'itorero, ibyo mvuze birabaye, Imana iduhe kuzashishoza neza, kandi no kumeza kubisengera kugira ngo Imana izaduhe umukuru w'itorero mwiza uzaragira umukumbi neza. Kamvuge ku badiyakoni rero nk'uko byanditswe muri Timoteyo, naho twumve abo badiyakoni Imana ikeneye, batameze nka Yuda, batishakira kugira ngo bikungahaze mu mutungo w'Imana Data, kuko kuwukoraho baravuze ngo ni icyaha cya sakirego, abantu batari inyangamugayo, ngo no kwiguzaho mu madini. Abadiyakoni bo mu madini menshi atandukanye nk'uko twaturutseyo, ngo bajyaga bagira gutya yaba yakenye akareba umutungo w'itorero w'Imana, ngo yarangiza agahita yiguriza, akabati nzagenza nzayasubizaho nta kibazo, ikingenzi nuko ngenza yasubizaho. Ubwo rero baravuze ngo kuyakoraho ni icyaha cya sakirirego, ntabwo byemewe. Abadiyakoni ubwo nibo ngiye kuvugaho, kugira ngo abantu bazatora abadiyakoni beza nk'uko byanditswe mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3, ndasoma ku murongo wa 8, haravuze ngo kandi n'abadiyakoni nabo nuko bakwiriye kuba abitonda, atari interenganya cyangwa abamenyereye vino nyinshi. Muri kubyumva abadiyakoni bakifuza indamu. Umudiyakoni mbabwiza ukuri ni umuntu uwo uzi kwirinda mu mirire no mu minywere ye, udakunda kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se ibisindisha, kandi ngo ari abantu bitonda. Ntabwo mu bugorozi ntabwo tureba ku by'amashuri, nayo nubwo rwose ari meza, ariko amashuri yo bibaye byiza umuntu akaba ari n'umudiyakoni afite n'amashuri, akamenya gukora ibitandukanye bijyanye n'amahirwe yagize, aba ari umugisha. Tugize umukuru w'itorero wize, aba ari umugisha. Wize kandi ufite umwuka w'Imana, ufite bya biri nasomye. Noneho umudiyakoni, abadiyakoni ni uko bari kubavugaho, baravuze ngo batari interenganya cyangwa bamenyereye vino nyinshi, bakifuza indamu. Interenganya ni abantu bazi guteranya, ni abantu babogama, ni abantu bateranya abantu. Rero umudiyakoni ugenda yumva ibya bamwe hariya akagenda asopanya abantu abateranya, uwo ntakwiye kuba umudiyakoni. Cyangwa uwamenyere vino nyinshi kandi yifuza n'indamu. Umuntu ukunda indamu mbi ni umuntu usanga nyine nka biriya navugaga by'uburiganya, izo zose ni indamu mbi. Umudiyakoni kandi ari umubitsi, aba agomba kwirinda gushakira ibintu mu ndamu mbi, mu buryo bubi, cyangwa se akajya no gukora n'umurimo uzamutandukanya n'Imana, bakajya bamukenera bakagenza bata bakamubura. Iyo nayo ni indamu mbi. Birumvikanye? Yego. Hano haratubwiye ngo ahubwo bakomeze ubwiru bwo kwizera, bafite imitima itabacira urubanza. Umudiyakoni mwiza agomba kuba afite umutima utabacira urubanza. Akajya avuga ati nanjye ntabwo ndibane, nanjye se ndi igishuma, umurimo Imana yampaye mukorane neza. Kuko ntabwo wajya kuba umuyobozi nawe utazi kugenda ute kwiyobora. Hano haratubwiye ngo bakwiriye kubanza kugeragezwa. Abadiyakoni bakageragezwa, maze nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. Ubwo ni abadiyakoni b'abagabo narindi kuvuga, noneho ngeze no ku badiyakonikazi b'abagore. N'abadiyakonikazi nabo nuko babe bitonda, batabeshyera abandi, badakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Abadiyakoni babe abagabo b'umugore umwe. Babe abagabo b'iki? Umugore umwe. Nta muntu ugomba kuba afite umudiyakoni. Kanombe hano n'umurongo. Abadiyakoni babe abagabo b'umugore umwe. Nubwo ngo umudiyakoni, kugira ngo abe umudiyakoni ntabwo yemerewe kuba umudiyakoni afite abagore bangahe? Babiri. Ndatekereza ko aricyo bisobanuye. Noneho ukiranga umudiyakoni ngo bazi gutegeka neza abana babo n'abo mu ngo zabo.
kumva hano rurakomeye, uru rugamba rurakomeye. Aho nabonye ni ndahangaha mu mateka yaho cyangwa se amabwiriza yaho n'amategeko, gukora ku mwana n'igihe n'akanyafu, kandi Bibiliya irakemera. Umukojejeho umunyafu no guhita bakuzamukana, polisi ikaba yagusesekayeho. Kuko abakora neza umurimo w'ubudiyakoni bibonera umwanya w'icyubahiro mwiza n'ubushizi bw'amanga bwinshi bwo kwizera Yesu Kristo. Noneho rero iki nicyo kigomba gukorwa mu itorero ry'Imana, ariyo nzu y'Imana. Kandi twumvise ko itorero ry'Imana ntabwo ari iry'umuntu n'irya Yesu, twabisomye. Abadiyakoni rero nabo bagomba kugira imico myiza n'ingeso nziza biranga umukuru w'itorero. Noneho abagomba kubika umutungo n'ubundi ni abadiyakoni, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ariko mu byakozwe n'intumwa kandebe uwo murongo ni igice cya 6 ku murongo wa mbere. Abadiyakoni ba mbere, nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, batangiye kugeza gute? Kugwira. Mbega abantu batangiye kuba itsinda rifatika, kuvuga ngo amatsinda atangiye kugenda agaragara, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo guhera kuri 2 kugeza kuri 3 mu itorero ry'Imana. Ariko mu mikoranire y'abana b'Imana, amatsinda cyangwa se aho umuntu umwe ateraniye, bose babitwa ko ari itorero. Noneho abangaba ngo bo bari bamaze no kugwira, niyo mpamvu batoye abadiyakoni kugira ngo baje bakora uwo murimo, kuko hari byinshi byajyaga bipfa kuko batari bahari. Abayuda bakigira iki? Batangira kwitotombera Abaheburayo, kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose. Noneho barabati ku bintu biri kudupfana, abantu b'abapfakazi ko bari kwicwa n'inzara, abambaye ubusa ko bari gupfa, abarwayi ko bari kudupfana, none tubigenze dute? Nuko ku murongo ukurikiye baravuze ngo abo 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntibikwiriye ko turekeraho kwigisha ijambo ry'Imana, kwicara ku meza tugabura. Nuko bene data, mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa, buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uyu murimo. Tugenze dute? Kuri uyu murimo w'ubudiyakoni. Ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Abateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Sitefano, umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera. Umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera, na Filipo na Prokoro na Nikolawu na Timoni na Parumena na Nikolawu wo muri Antiyokiya watowe mu idini y'Abayuda, babashyira imbere y'intumwa. Kandi bamaze gusenga babarambikaho ibiganza. Bamaze kugenza bate? Gusenga nibyo bintu bibanza, nibyo bya mbere, kugira ngo abantu batore intumwa, batore umukuru w'itorero, batore abadiyakoni n'intumwa z'amatorero, kugira ngo bahagarare mu nshingano. Iri senga nk'uko abantu baba babyumvikanyeho, barangiza bakabisengera hasi, bakabyereka Imana. Imana iragenda igatoranya abazakora. Kandi ni nayo mpamvu natwe tuba tubyiga gutya, kugira ngo tutazatora mu bujiji, mu buryo butari bwo, tugatora mu buryo budakwiriye. Noneho uwo murimo kugira ngo ugende neza, abadiyakoni bakamenya inshingano zabo kandi bakaziyumvamo, bakumva ko bazifitiye uburenganzira, bakamenya gusura. Kuko ntago wajya kuvuga ngo uravuga amakene y'umuntu utamugezeho. Gusurira kuri telefone ntago bigenje bite, ntago byemewe. Urwo kuvugana kuri telefone ubaza ati bwakeye gute, mumeze mute, biremewe kandi nabyo birakwiye nk'umushumba cyangwa se abadiyakoni. Ariko kugera ku bantu ugafata akanya ukabageraho, ukajya ubareba ukuntu bameze imbona nkubone. Hari ibintu umuntu atakubwira kuri telefone, ariko akabikubwira mwagenjemo muri kumwe wamugezeho. Ibyo rero nibyo bikwiriye ku badiyakoni. Abadiyakoni rero bagomba kuba buzuye umwuka wera, kandi bafite n'ubwenge, bafite no kwizera. Ubwenge ni ukumenya gushishoza, ukamenya amakene, uburyo butandukanye bw'amakene, kugira ngo hamwe abantu batabogama. Noneho ubwenge rero ni ubwo gushishoza, bakamenya
uburyo bagomba kwita ku makene y'itorero, bakareba amakene akomeye arenza ayandi. Noneho umwuka wera niwo utuma umuntu agira imbabazi, umwuka wera niwo utuma umuntu agira urukundo. Abadiyakoni bagomba kuba bafite umwuka wera, kandi umuntu iyo afite umwuka wera mu by'ukuri ntiyanakwiba n'umutungo, ahubwo agomba kuwusigasira neza, kandi bakawukoresha icyo ugomba gukoreshwa. Ubwo rero kandi abadiyakoni bagomba kuba ari abizerwa, niko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cya Nehemiya. Ubwo ni abadiyakoni, reka mbaveho nsomye uwo murongo. Abadiyakoni muri Nehemiya mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya, katwumve ayo magambo uko atubwira ku badiyakoni, maze abantu bazatore abantu bafite icyo bashobora gukorera itorero ry'Imana kugira ngo ritere imbere. Ku murongo wa 13 Nehemiya ku murongo wa 13 haratubwira hati, shyira abarinzi ku bubiko. Kuki? Ku bubiko. Abadiyakoni nibo babika. Shyira abarinzi ku bubiko, aribo aba: uwo bita Sheremiya umutambyi, na Sadoki umwanditsi, na Pedaya w'umubalewi, bakurikirwa na Hanani mwene Zakuri mwene Mataniya, kuko batekerezwaga ko ari abizerwa. Umurimo wabo wari uwo kugaburira bene wabo. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Abadiyakoni ikintu kigomba kubaranga, ababitsi bagomba kuba ari abaki? Ari abizerwa. Aba babitsi bagomba kuba ari abizerwa. Rero kuba umuntu wari umwizerwa birasaba kuba umuzi neza. Iyo ntabwo ari ugupfa gushyiraho. Iyo upfuye gushyiraho nyine upfa gushyiraho, nyuma bikazazana iki? Bikazana ingorane. Umuntu utazi inshingano agomba gukora, iyo umutoreye iyo nshingano yabizambya, kuko ibintu byose bigira gahunda. Ubwo rero ku badiyakoni reka mbaveho. Cumi na gatatu. Mwabonye noneho katureba andi magambo nshaka hano. Ubwo ngiye ku ntumwa z'amatorero. Abadiyakoni nabo mbavuyeho intumwa z'amatorero. Ayo magambo nabo bavugaho kugira ngo abantu bazatore intumwa z'amatorero nziza, kandi Imana ibona ko zikwiriye, n'abantu babanje gusoma ibisabwa. Turi kwigana amagambo atubwira ngo iki? Turi kwigana ijambo abakozi Imana ikeneye. Twagiye tubavuga rero mu buryo butandukanye. Ngaho tujye ku ntumwa z'amatorero. Noneho turasoma urwa kabiri rw'Abakorinto, igice ni icya 8. Turasoma dore ku murongo wa 16. Uyu ni uwo bita Tito ngiye kuvuga. Uyu Tito yari intumwa y'amatorero. Izi ntumwa z'amatorero, iyo amatorero amaze kuba magari, kugira ngo zijye zifasha abadiyakoni, kuko abadiyakoni batashobora uwo murimo ari bonyine. Kandi umurimo w'Imana, icyo nkundira Imana ni uko ntabwo iba ishaka kugira ngo abantu bavunike, ahubwo baba bagomba gusaranganya inshingano. Birumvikanye? Abantu bagasaranga inshingano. Umukuru w'itorero bakagira icyo bita guhuza no kuganira kenshi, bagakora inama kenshi, kugira ngo umwana atabata yarabibye izamu, ngo umukuru w'itorero aba agomba kujya akunda gukoresha inama kenshi bishoboka, noneho kugira ngo abantu aganire na bagenzi be basangiye umurimo, kandi
n'abizera agakunda guhura nabo kenshi mu nama kugira ngo barebe aho bipfira, barebe iterambere, barebe n'amakene, maze bige uburyo bwo gukora umurimo ariyo bita porani y'umurimo w'Imana. Reka dusome 8 ku murongo wa 16. Ubwo ni intumwa z'amatorero. Intumwa z'amatorero ubwo nizo ngiye kuvugaho. Ariko Imana ishimwe ishyize mu mutima wa Tito kubagirira umwete nkanjye, kuko yemeye guhiturwa kwacu, kandi kuko afite umwete mwinshi yagiye iwanyu ari ntawe umuhasa. Muri kubyumva neza? Iyi ntumwa yo bita Tito yemeye ko bayituma, iremera iragenda idahaswe, abikuye ku mutima, nuko itorero riramutuma, itorero ry'Imana rirafatanya kandi rigashyira hamwe. Niyo mpamvu nta muntu uruta undi mu by'Imana, kuko twese turi abavandimwe. Intumwa y'amatorero barayituma, umukuru w'itorero nawe yagiye, kuko ntabwo yahaguruka atabwiye iki abizera. Yagiye guhaguruka agiye kugenda, ahita avuga ati bene data ngiye aha naha muzagenze mute, muzansenge. Niko bigenda. Turi kumwe? Noneho aremera agatuma. Intumwa y'amatorero twamutumanye na bene data na mwene data wundi washimwaga mu matorero yose, kuko yashimwaga hehe? Mu matorero yose kubw'ubutumwa bwiza yakoze. Ariko uretse ibyo gusa, ahubwo ni nawe watoranijwe n'amatorero kujya ajyana natwe kubw'umurimo w'iby'ubuntu. Kubw'umurimo w'iki? Umurimo w'iby'ubuntu. Iyo bavuze umurimo w'iby'ubuntu, ubwo harimo kimwe mu icumi, harimo amaturo, harimo imihigo. Ibyo byose rero nibyo bita iby'iki? Iby'ubuntu. Noneho yarangiza bakamutuma akabijyana aho bikwiye kugenza gute? Kujya. Intumwa z'amatorero zitumwa n'amatorero nyine. Ni intumwa z'amatorero zitumwa n'iki? N'amatorero. Ubwo nazo rero zigira umwuka wo guca bugufi nk'uwande, nk'uwa Tito, zigakora zifite umutima ukunze, zidahatwa. Noneho ikindi kandi kiziranga, ngo zino ntumwa zigomba gutorwa, ngo zigomba kuba zishimwa n'iki? Zigomba kuba zishimwa n'abantu bose. Niko nasomye muri Bibiliya, zishimwa n'abantu bose. Iyo zishimwa, ubu dushobora gutora izari zisanzwe ziriho, wabona zarakomeje gukora umurimo, ari intumwa zitanga, n'ubundi zikongera zigatorwa. Ari intumwa zifite umwuka w'Imana kandi zikunda umurimo w'Imana, n'ubundi zikongera zishimwa mbere n'amatorero yose, zikongera zigatorwa. Niko biba bimeze. Intumwa umukuru w'itorero nawe ashobora gutorwa, kuko nawe umurimo w'Imana awukora neza, nawe yakongera agatorwa. Cyangwa babona abantu baragenzuye, babona hari aho bitagenze neza, bakaba batora. None nta mategeko agenza abihari. Noneho rero nuko nguko bimeze. Uyu murongo utwereka intumwa z'amatorero nuko nguko zigakora umurimo w'Imana kandi zishyizeho umwete. Nkuko yego, reka dukomeze. Haratubwiye hati kugira ngo ariko uretse ibyo gusa, ahubwo ni nawe watoranijwe n'amatorero kujya ajyana natwe kubw'uwo murimo w'iby'ubuntu, dushyiraho umwete kugira ngo umwami wacu ahimbazwe
uri kubyumva neza, ntabwo ari uhimbazwa n'igihe yagiye gusura abantu ari nk'imfashanyo yabajyaniye cyangwa n'ibindi, ahubwo Imana Yesu niwe ubwe dute niwe uhimbazwa, kandi ngo twerekane n'umutima wacu ukunze. 20 kuko twirinda ko hatagira umuntu utugaya ku bw'izo mpano nyinshi tugwiza hose. Dushaka gukora ibyiza uretse imbere y'umwami wacu gusa, ahubwo n'imbere y'abantu, n'imbere y'iki izi nizo ntumwa z'amatora zikenewe nizo Imana ishaka. Bameze batyo, bagakora ibintu badafite umutima ubacira urubanza, kandi bagakora ibintu badashaka kubikora imbere y'Imana gusa, ahubwo n'imbere y'iki n'imbere y'abantu. Aba nibo Imana igenze ite ikeneye, intumwa z'amatorero. Ngaho mu gitabo cyo bita Abungeri n'Umuragire, turebe hari amagambo dushobora kuhabona yadufasha. Abagifite turajyana intumwa z'amatorero, kuko mu itorero ry'Imana Imana yashyizemo impano zitandukanye. Reka tuyarebe, dore mwihangane gatoya. Ntabwo ndi kuhita nyabona vuba, ariko ntekereza ko nararahagije, aho kugira ngo tudakomeza kurya umwanya. Ubwo wenda nituyabona turaza kuza kuyasoma, umurimo w'intumwa z'amatorero, ariko ntekereza ko ari yarahagije. Ahubwo icyo Imana idusaba, irasaba kugira ngo buri muntu wese, kuko ntabwo twashobora gukora umurimo w'Imana tudashobojwe n'Imana yacu. Rero ntabwo mpise nyabona ako kanya, ariko reka turebe andi ari budufashe muri iki gitabo y'Abami n'Abahanuzi, avuga kuri Salomo ubwo Imana yamutoranyaga kugira ngo akore uyu murimo. Reka tuyasome. Ni ikigwa cya mbere kitubwira Salomo. Umwami Salomo Imana imutoranya, yagize gushaka ikibanze kiruta ibindi. Hano muri iki gitabo paji ya 16 aratubwiye ngo umwami Salomo yifuje ubwenge n'ubushishozi kugira ngo akore umurimo w'Imana yari yaramuhaye gukora, kandi ibyo abirutisha ibyiza byose byo ku isi. Yifuje kugira intekerezo zikangutse, umutima ujijutse, ndetse n'umwuka w'ubugwaneza. Umukozi uwo ari we wese mwaziriya inzego zose navuze, ntabwo byashoboka abantu bose badafite uyu mwuka w'Imana wo gusaba ubwenge, wo gusaba ubushishozi, wo kugira intekerezo zibangutse zizi gufata imyanzuro vuba, zo kugira umutima w'ubugwaneza. Ntabwo umuntu yashobora inshingano zo gukora umurimo w'Imana atabifite. Iryo joro Uwiteka yabonekeye Salomo mu nzozi, maze aramubwira ati, nsaba icyo ushaka ko
icyo ushaka nkiguhe. Mu gisubizo yatanze bari kumva ko ari mu kibazo, nawe yarasenze kugira ngo Imana igire ikigenzete umumarira. Uyu mwami wari ukiri muto kandi nta bunararibonye afite, yagaragaje uko yumva ari umunyantege nke ndetse ko akeneye ubufasha. Yaravuze ati, wagiriraga data ineza Dawidi nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye n'umutima we, kandi umugeneye kumugirira ineza ikomeye, umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. None Uwiteka Mana yanjye wimitse umugaragu mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto. Niki? Umwana muto. Iyo wiyemeye bigaragara ko umurimo utanawushobora. Kwiyemera mu murimo w'umwana ni ikigaragara kutamushobora. Uwiteka Mana yanjye wimitse umugaragu mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva niyo bijya. Kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranije b'ubu bwoko bukomeye butabarika. Mbese mwagize ngo kuragira ubwoko bw'Imana butabarika biroroshye? Baba bafite imico itandukanye n'ingeso zitandukanye, ibyaha bitandukanye, iherekanyamurage rigengeri bitandukanye, n'ibyo abantu bakunda bitandukanye. Abo bantu kubagorora mwagize ngo biroroshye? Nuko rero uha umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo ushobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'iki n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubwoko bwawe bukomeye imanza? Uyu ninde? N'uwo bita Salomo. Maze aya magambo anezeza Uwiteka, kuko Salomo yamusabye. Imana ihera ko ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, ubwo ni ukumenya gukiranura abizera. Nuko nkugiriye uko unsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe. Kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro, bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami bazahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Ubutunzi bwose Imana igenza iti yahise bumuha, kandi imuha n'icyubahiro. Yamuhaye n'ubwenge, imuha ubugwaneza, imuha intekerezo zigenje zibangutse. Ese ntimwibuka igihe cya gihe yacaga imanza abadamu babiri bari gupfa umwana? Urukumva Imana itarahiye muri uwo mwanya, nta nubwo byanasabye n'igihe, yahise Imana imusubiza, atangira gukiranura abantu bafite amayere n'umutima w'uburiganya. Aravuga ngo wa mugore we, aba bagore bari muri gupfike. Umugore aravuga ati, rero umuntu yantwariye umwana wanjye, kandi dore uwo yapfuye. Barabati, ngaho rero uno mwana mumuzane. Afata inkota agiye kumusaturamo kabiri kugira ngo abagabanye. Nuko umugore aravuga ati, rero ngewe n'icyamvuye mu nda, aho kugira ngo musature uwo mwana mumuhuriye umugore amujyane nubwo amundiganije, ariko umwana wanjye ye kugenza ati ye gupfa ngo amaraso ameneke. Salomo arangije kubw'ubwenge yari amaze gusaba Imana n'ubugenzuzi no kubona ibisubizo bigenje bite bibangutse byihuse, byatumye atamena amaraso kandi akiranura abantu bari bafitanye impaka. Maze wa mwana arabati, wowe ufite impuhwe, uyu niwe nyiriki? Nyir'umwana. Wa wundi umutima mubi, ufite umutima mubi wo kwica, arabati, wowe nta nubwo ari uwawe, kuko nta mbabazi ugenjute ufite. Abantu rukiranuye neza, ibintu babiciyemo. Noneho bavandimwe kandi bene data, ubwo natwe nidusaba ubwenge, nubwo wakumva ko inshingano utazishoboye, Yesu yiteguye kuguha iki? Ubwenge. Yiteguye kuguha ubugwaneza, yiteguye kuzaguha n'iki? No kumenya gushishoza vuba vuba, kandi yiteguye kuguha n'ubutunzi n'igiki n'icyubahiro azabiguha. Hepfo haratubwiye ngo umwami yasanze ko adafashijwe n'Imana yari kuba umunyantege nke nk'umwana muto, ntashobore kuzuza inshingano ashinzwe. Yari azi ko adafite ubwenge bwo gushishoza. Yari agenje ati, yari azi ko adafite ubwenge bwo kugenza ute? Bwo gushishoza. Se turi kumwe ra? Kandi yari azi ko adafashijwe n'Imana atagenza ati ko atabishobora. Kandi kumva ubukene bukomeye yari afite
nibyo byamuteye gusaba Imana ubwenge. None iyo umuntu yumvisemo ko ari umuhanga, ko ari umunyabwenge, ko ashoboye, urukumva Imana yagukorera iki? Ntacyo. Kandi kumva ko ubukene bwe bukomeye yari afite, niyo byamuteye gusaba Imana iki? Ubwenge. Mu mutima we hari harimo icyifuzo cyo kwizirikana ubwe, ashaka ubwenge buzamusumbisha iki? Abandi. Muri kunyumva neza? Yego. Yifuzaga gusohoza inshingano ze akiranutse. Bityo ahitamo impano yashoboraga kuba inzira ibashisha ingoma ye guhesha Imana iki? Ikuzo. Salomo ntiyigeze rero agira ubukire, cyangwa ngo abe umunyabwenge, ndetse ngo akomeze nk'igihe yari akivuga ati ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya. Muri iki gihe abantu bari mu myanya y'ubuyobozi bakwiriye gushaka uko biga isomo ryigishwa n'isengesho rya Salomo. Uko Salomo yasabye abayobozi bose bo muri iki gihe niko bagomba kugenza gute? Zino nzego zose navuze zigize itorero, nubwo ntavuze zose, harimo n'intumwa, harimo n'abizera. Buri muntu wese afite icyo agomba kugenza ute? Gukora. Uko umurimo afite umwanya wo ku rwego rwo hejuru, niko n'inshingano agomba gusohoza irushaho gukomera. Reka nyasubiremo. Uko umuntu afite umwanya wo ku rwego rwo hejuru, Yego. niko n'inshingano agomba gusohoza irushaho gukomera. Ni nako impinduka yateza zirushaho kwaguka, ndetse ni nako aba akeneye cyane kwishingikiriza ku Mana. Uyu muntu ushyizwe mu mwanya ukomeye wo kuba umukuru w'itorero, umuntu ushyizwe mu mwanya wo kuba umudiyakoni, umuntu ushyizwe mu mwanya ukomeye w'icyubahiro wo kuba intumwa y'amatorero, aba bantu baba bashyizwe ahantu ku rwego rwo hejuru, kandi Satani arabibasira cyane, akabazanira ibibaca intege byinshi, maze kugira ngo bave mu murimo bateshuke bagende. Bano bantu barasabwa kwishingikiriza ku Mana cyane, kandi ngo aramutse ayobye gatoya, bene abangaba ngo bajya bayobya abantu bangana iki? Benshi. Yateza impinduka nyinshi cyane, akayobya abantu bangana iki? Benshi batazi gushishoza barayoba. Kandi byabayeho mu Rwanda no muri Kongo n'ahandi hatandukanye. Igihe umwuka mubi w'uburakari wavukaga, benshi bagendeye no ku bintu by'amoko, bagendera ku bintu by'amarangamutima, ku bucuti. Kuba umuntu yaraguhaye akantu warangiza yayobonaho ukagenza uti? Ukayoba. Kandi ibyo ntabwo ari cyo kubana neza ni byiza, ariko nanone ntabwo wavuga ngo urayobye ngo ngukurikire ngo ni ukubera ko hari ukuntu ujya umfasha. Sibyo? Noneho rero izi nshingano zirakomeye, zisabwa kugira ngo umuntu azubahirize kandi azigenderemo neza. Nibyo Imana ishaka, kugira ngo umuntu wese witwa ko akorera Imana, ukorera Imana wese, kandi witwa ko uhawe umwanya kugira ngo akore umurimo ukomeye, agomba kuva mu bintu bidatunganye, nk'uko tubisanga muri iki gitabo cya Timoteyo. Igice cyaho Timoteyo ni igice cya kabiri mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Handitse hati Timoteyo, urwandiko rwa kabiri, ni twebwe muri kuvugisha. Muri icyo gitabo cy'abami n'abahanuzi hari paragarafe warangizaho aho wari urangirije meza, wagira ngo ukayasoma, nayo ni meza cyane, ugakomeza aho warubwira. Narengize ngo ntabatindira, ubwo nayendi kubasha kunyarutsa vuba vuba. Sawa, murakoze, kuko nabyo hari igihe umuntu atinda, abantu baba turiya muntu ajya atinda ugasanga bari kumwinuba. Ubwo rero mba ngira ngo ngire, ariko ntacyo ubwo muyifuje ko nyasome. Hano haratubwiye hati uwo muntu rero akwiriye guhora yibuka ko guhamagarirwa kugira ngo icyo akora bijyana no guhamagarirwa kugendana ubushishozi imbere y'abantu bagenzi be. Asaba kugendana ubushishozi, agomba guhagarara imbere y'Imana afite umutima w'umwigishwa. Ntabwo umwanya umuntu afite umuha kwera kw'imico.
ariko aya magambo nayo arakomeye. Umwanya umuntu yaba afite ngo ntabwo watuma agira kwera kw'imico. Ushobora kuba uri umukuru w'itorero ntugire kwera, waba umudiyakoni ntugire kwera, waba intumwa y'amatorero cyangwa intumwa, cyangwa ukaba umwigisha ukaba n'umuririmbyi ariko ntugire kugenza ute kwera. Rero Imana iduhe kuba izo nshingano, Imana iduhe kuzikora kandi dufite no kugenza ute no kwera, nibyo bifite umumaro. Hano haratubwiye hati haratubwiye ngo kubaha Imana no gukurikiza amategeko yayo nibyo bibashisha umuntu gukomera by'ukuri. Kubaha Imana no gukurikiza amategeko yayo nibyo bibashisha umuntu gukomera by'ukuri. Imana dukorera ntirobanura abantu ku butoni. Iyahaye Salomo umutima w'ubushishozi, n'uyu munsi ishaka guha abana bayo uwo mugisha. Amen. Bano bene data barakoze cyane. Ayo magambo urumva ko nayo yarakenewe. Imana irashaka kubiduha. Iyo bihaye Salomo natwe yiteguye kugenza ute kubiduha. Ijambo ryayo riravuga riti, ariko niba hariho umuntu ubuze ubwenge abusaba Imana, iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 5. Iyo rero umuntu afite inshingano yifuje ubwenge, iyo umuntu afite inshingano nk'izi ngizi turi gusengera, yifuje ubwenge akaburutisha kwifuza ubutunzi, birumvikana imbaraga cyangwa kuba igihangange ntakorwa n'isoni. Amen. Bene uwo muntu azigira ku mwigisha mukuru. Ntabwo azamwigiraho icyo agomba gukora gusa, ahubwo azamwigiraho nuko agomba gukora mu buryo Imana yemera. Igihe cyose rero umuntu igihe cyose umuntu Imana yahaye umutima w'ubushishozi n'ububasha akomeje kuyiyegurira, ntabwo azigera agaragaza umwuka wo kwifuza umwanya wo hejuru, kandi ntabwo azashaka gutegeka cyangwa kugenga abandi. Nta gushidikanya abantu bagomba kugira inshingano, ariko aho kumaranira ikuzo, ubwo ni ibyubahiro, umuyobozi nyakuri asabira kugira umutima w'ubwenge no gutandukanya ikibi n'icyiza. Inzira y'abayobozi ntiyoroshye, inzira y'abayobozi ntigenze yoroshye, ariko ingorane zose bahuza nazo bagomba kuzibonamo guhamagarirwa gusenga. Umuyobozi yahuye n'ingorane, ubwo n'uburwayi cyangwa n'ubukene n'ibindi bibazo bizazanya umuntu, ngo bagomba gusenga cyane. Ntakwiriye namba kunanirwa kugisha inama isoko ikomeye y'ubwenge bwose. Umuyobozi nyakuri agomba guhora asaba inama zivuye hehe? Ku Mana, kugira ngo Imana imugire inama. Nibakomeza kandi bakamurikirwa n'umukoresha mukuru, bazabashisha guhagarara bashikamye, batsinda impande mbi kandi batandukanye kuri n'ibinyoma. Icyiza niki? Bazemeza icyo Imana yemera, kandi bazarwanya kwinjira kw'amahame y'ibinyoma mu murimo wayo bivuye inyuma. Aba ni abayobozi beza, ariko byose bazabikomora uburyo bagirana umusabano n'Imana, uburyo basenga, maze barangiza badaharanira gushaka ibyubahiro, badaharanira gutegeka, badaharanira mbese ikintu icyo ari cyo cyose cyo kwikunda. Nibagira uwo mwuka nk'uwo, kandi bazajya bamenya gucokombora, bamenye amahame y'ibinyoma yinjiye, inyigisho z'ibinyoma zishaka kwinjira, bazirwanye bivuye inyuma. Nibarangiza izina ry'Imana ariyo rihabwa icyubahiro. Bene data rero barakoze. Iki nicyo kigomba kuranga abayobozi. Abayobozi rero, ayo magambo nari ngiye gusoma naboneka muri Timoteyo, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, ku murongo ni igice cya 2 ku murongo wa 16, ariko ariho mpera.
ariko amagambo y'amajwi atari ay'Imana uyazibukire, ubwo ari kubwirwa abayobozi, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha kandi ijambo ryabo rizajyana nk'igisebe cy'umufunzo. Muri bo harimo Humenayo na Fileto, kuko bayobye bakava mu kuri bavuga ko umuzuko wamaze kubaho, bakubika kwizera kwa bamwe. Aba ni abantu bamwe bagaragara nk'abayobozi, igihe cyarageze bari basanzwe bari mu kuri, kiragera barayoba kandi bayobya n'abandi. Amagambo y'amanjwe atari ay'Imana ngo abantu bajye bagenza bate, bayazibukire. Ibibazo by'amanjwe bitari ibifite aho bihuriye n'inama y'agakiza no gukiza abantu bigomba kuzibukirwa. 19 nyamara urufatiro rukomeye rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditsweho ngo iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Umukuru w'itorero, abadiyakoni, intumwa z'amatorero, abo bose bagomba kuva mu bidatunganye, kuko baba bamaze gukora umurimo ukomeye, baba bahagaze mu mwanya ukomeye w'Imana, mu nshingano zera baba bahawe n'Umukiza bamuhagarariye. Ni abakozi b'Imana bashimwa, bagomba guhagarara neza. Ibyo bakoraga kera bidakwiriye byose, umuntu ushaka kuba umukozi w'Imana aba agomba kuzibukira ikibi n'igisa n'ikibi cyose, kugira ngo ibyo yakoraga kera bidatunganye atangire akore ibigenje bite ibitunganye. Katurebe uyu murongo nawo mu gitabo cya Yeremiya igice cya 3, ndasoma hano ku murongo wa 14 haratubwiye ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo kandi nzabakuramo umwe mu mudugudu na 2 mu muryango mbajyana i Siyoni, kandi nzabaha abungeri bampaniwe n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Aba bantu bagomba gukenerwa, Imana ikeneye ni abantu ngo bagomba kuragira umukumbi, abungeri b'umukumbi, ngo ni abantu bagomba kuba bafite ubwenge kandi bafite n'iki no kumenya. Kandi ngo ni abantu Imana itoranya, mbega bafite umutima uhuje n'uko Imana igenje ite ishaka. Ijambo ry'Imana rero nuko ritubwira umuntu uba uhagaze muri izo nshingano, aba agomba kuba ahagaze neza. Ni ukuri ibidakwiriye byose agomba kubizibukira, nk'uko byanditswe muri Yeremiya igice cya 15 umurongo wa 19, ahatubwira hati nicyo gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye, bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Ibishimwa nubikura mu bigenje biti Mu bigawa nibwo uzabagaki. Kuba akanwa k'Imana ugatangira kuba umubwiriza butumwa, ukaba uri umuntu w'umukuru w'itorero mwiza, ukaba uri umudiyakoni mwiza, intumwa y'amatorero nziza, ndetse n'abandi nuko tutagiye tubavugaho, ariko buri muntu wese mu itorero aba agomba guhagarara neza. Ngo ngo hano haravuze ngo kandi bishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye, bazakugarukira ariko wowe ntuzabagarukire. Uko rero ntabwo tugomba kwemera kugendera mu nzira itari iyo abandi bari kutuyoboramo mbi, ahubwo tugomba kugendera mu nzira nziza. Ibigawa byose tukabyanga, ibishimwa akaba ari byo tugenderamo. Uko niko Imana idusaba. Umuyobozi rero asabwa kumenya gucyaha n'ibyaha, kuko ibyo nabyo mu nshingano ze birimo, nubwo bamwe batajya babikunda kugira ngo kamere z'abantu zikorweho. Icyo nacyo reka nkivugeho, mu nshingano abayobozi basabwa kandi zikomeye, bafite umurimo ukomeye cyane. Ayo magambo yo turayasanga muri kino gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi 258. Katurebe ko tuyabona ko maze nindangiza ndasoma ndi makeya, nindangiza dusoze, kuko ni byinshi twavuga, gusa aho turaba tutageze umwuka wera arahagera.
reka turebe. Umuyobozi asabwa kuba ari umuntu uzi gucyaha ibyaha nk'uko umugaragu w'Imana Mose yari ameze. Umubi Aroni rero yarabizamije kandi nawe yari asangiye na Mose inshingano basangiye. Reka tubisome hano, haratubwiye ngo igihe Mose, ni ikigo cya 28 abakurambere n'abahanuzi. Igihe Mose atari ahari, ububasha bwo guca imanza bari bwahawe Aroni. Igihe umukuru w'itorero adahari, n'abandi bahagaze mu nshingano baba bagomba kuba bahagaze neza kugira ngo hatagira ibizamba. Kandi abantu benshi bari bakikije ihema baramusaba bati, haguruka uturemere imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Bavugaga yuko cya gicu cyari cyayobowe kugera ubwo cyabayoboye kugera ubwo cyahagaze burundu ku musozi, kitazongera kubayobora mu ngendo zabo. Bagombaga kugisimbuza igishushanyo kigisimbura. Kandi nk'uko bari basabye, iyo bafataga umwanzuro wo gusubira mu Misiri, bari kwakirwa neza n'Abanyamisiri kuko icyo gishushanyo babaga bishyize imbere y'Imana yabo. Akaga nk'ako kari kadutse, basabaga ko umuntu adakebakeba. Akaga nk'ako kari kadutse gasaba umuntu udakebakeba, ufata umwanzuro kandi ufite ubutwari butadohoka, umuntu ushyira icyubahiro cy'Imana hejuru y'ibintu byose, niyo waba umutekano we bwite cyangwa ubuzima bwe ubwabwo, akaba yakwemera kubuhasiga. Nyamara uwo muyobozi w'Abisirayeli wariho icyo gihe yari afite iyo mico. Uwo ni uwo Aroni. Yari intinyamaso, yatinyaga abantu ati ndaza kwiteranya. Ariko yararwanijwe igitekerezo cyabo adakomeje, ariko kudohoka kwe no gutinya amaso muri icyo gihe kibi byatumye abantu barushaho gukaza umurego. Yabaye intinya maso, umuvurungano uriyongera, gutwarwa n'amarangamutima yuzuye ubuhumyi no kudatekereza byasaga n'ibyuzuye ahantu. Hari bamwe bakomeje kuba indahemuka ku isezerano bagiranye n'Imana, ariko umugabane munini wiyumvaga wayobotse ubuhakanyi. Bake bagerageje kwanga icyo gishushanyo bakorewe gusengwa. Bake bagerageje kwanga icyo gishushanyo cyakorewe gusengwa barahindukiranywe bagirirwa nabi, maze muri uwo muvurungano amaherezo hasigara ubuzima bwabo. Igihe cyose havutse ubuhakanyi, abantu benshi nibo bakunda kugenda, hagasigara bake. Aroni yatinye gupfa, maze aho kuba inyangamugayo ngo ahagarare icyubahiro cy'Imana, yemeye ibyo abantu bamusabaga. Igikorwa cya mbere yakoze cyabaye icyo gutegeka no gukusanya impeta z'izahabu zo ku matwi abantu bari bambaye, maze bakazimuzanira. Yibwiraga ko ubwibone bwabo bubatera kwanga kuzikuramo. Hano harimo icyigisho gikomeye. Ibi ni ibintu abisirayeli bambaraga nk'umurimbo, ariko bidafite ikindi bimaze. Baza kubikuramo, bamaze kubikuramo babihereza umugaragu w'Imana kugira ngo baremere iyo mana bashaka. Nyamara bishimishije kureka iyo mitako yaha, maze arayishonyagiza, arayishongesha, ayicuramo inyana isa n'ikigirwamana byo mu Misiri. Abantu baravuze bati, iki ni cyo mana yawe, wa bwoko bw'Abisirayeli we yabukuye mu gihugu cya Egiputa. Maze Aroni acika intege, yemera yuko Yehova atukwa cyo. Uwo ni uwo bita Aroni. Ariko no muri Misiri hariho ba Aroni barahari. Yakoze n'ibirenze ibyo, abonye uburyo iyo mana y'izahabu yakira mu munezero. Mwumva ukuntu abantu bajya bakunda ibintu bidafite umumaro. Yubaka igicaniro imbere yayo, hanyuma ararangurura ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka,
iryo tangazo rye ryabanjirijwe n'amakondera yavugaga yungikanya mu nkambi yose. Bukeye azinduka kare, batamba ibitambo byoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro, abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Karabaye. Bitwaje ko bari gukora umunsi mukuru w'iteka, maze birundurira mu kurya, baravuyarara ndetse n'ubusambanyi bw'indengakamere. Iyo abantu bamaze kugwa ntabwo baje babimenya. Baragiye bajya muri icyo kigari cyo kubyina, baranywa bararya, baraceza, ibintu birakomera, kandi bari gusenga inyana y'iki, kandi bazi ko bari gukora umurimo w'iki w'Imana. Satani n'umukenya rero arahumisha umuntu arakamera, mbese ntamenye ibyo umuntu ari. Ariko umuntu nuko aba yamuteje iki umurindi, umuntu yamuhaye umwanya. Noneho rero reka ninshake nsoreze kuri aya ngaya, nta kibazo. Aravuze ngo ni kangahe muri ibi bihe byacu dukunda kwinezereza, bitwikira, kansubiremo neza, ni kangahe muri bihe byacu ukunda kwinezeza bitwikira byiyoberanya mu ishusho yo kubaha Imana. Idini ryemera abantu kwirundurira mu inarinjye cyangwa mu kunezeza umubiri mu buryo ushaka, mu gihe abantu bakora imihango yo kuramya. Bene iryo dini muri iki gihe riba rinezeza imbaga nk'uko byabaye mu minsi y'Abisirayeli. Kandi nanone haracyariho ba Aroni, ba nyamugijya nino, igihe bafite imyanya y'ubuyobozi mu itorero, bazumvira ibyifuzo by'abantu batiyeguriye Imana, maze ku bw'ibyo babashyigikire mu cyaha. Babashyigikire hehe? Mu cyaha. Kuko mu ijambo ry'Imana ritwereka ko mu itorero ry'Imana ibintu by'ibinezeza nk'ibyo byo kunywa n'ibyo kurya n'ibintu by'imyambarire n'imitako nk'ibyo bari bari kuvuga, ijambo ry'Imana ritwereka ko iyo umuntu yemeye ubutumwa bwiza, ibyo byose arabireka, ahubwo akarimbisha umurimo wa hehe? Wo mu mutima. Umutima iyo urimbye, umuntu nawe aba agenje aba arimbye. Rero iyo umuntu yemeye ubutumwa bwiza, ibyo byose idini y'ukuri nk'uko hano batubwiye ntabwo ryemerera abantu kugira gukora ibyo bintu by'indarinjye bidafite iki umumaro, ahubwo abantu bose bagenza bati bagomba kubizibukira. Ibishimwe ngo nubikura mu bigaba nibwo uzaba nk'agati kakanwa k'Imana. Rwose ubwo gukenera kuvugira Imana, umuntu babisabura ngo agire imico myiza n'ingeso nziza. Kuyivugira rero umuntu akavanga ubupagani n'ubukristo ukabivanga, ibyo nibyo bita kuba akazuyaze. Kandi ngo abantu bakazuyaze Imana izagenza ite? Izabaruka. Imana iturinde rero kuba abakozi babi, ahubwo Imana iduhe kuba abakozi beza. Imana izabyivangemo, izabyiyoborere, byose bizagende neza. Abantu Imana izabarinde kuvangirwa no gukorera mu marangamutima. Imana ibidushoboze kandi bane natwe muri iyi gahunda, tubisabirane mu izina rya Yesu. Amen. Amen.